Yesu nashimwe. Mwaramutse neza, ni Makuza Charles ugarutse kongera kubasangiza ijambo ry'Imana. Mazina yanjye nayo ngayo, nkunda Imana n'abantu b'Imana. Impamvu mvuga ngo nkunda Imana n'abantu b'Imana, umugaragu w'Imana Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Imwe muri strategy wakoresha kugira ngo ubane n'Imana ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Aravuga ngo nabitse ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo ni imwe muri strategy wakoresha yo kugira ngo ubane n'Imana, ugirane ubusabane n'Imana, ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ukabika ijambo ry'Imana muri wowe. Aravuga ngo nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Yesu nashimwe cyane. Kubika ijambo ry'Imana muri wowe, kubika ijambo ry'Imana rikakuyobora, ijambo ry'Imana rikarinda intambwe z'ibirenge byawe. Ijambo ry'Imana avuga ngo itabaza ryawe Mana rimurikira ibirenge byanjye. Ukabika ijambo ry'Imana muri wowe, ijambo ry'Imana rikakuyobora, ijambo ry'Imana rikakurinda. Mana nishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Mariko ibice ni 16. Turahera ku murongo wa 3. Aravuga ngo barabazanya bati ninduri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro. Ariko bararamye babona igitare kibirinduriye hirya, nubwo cyari kinini cyane. 5 binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera. Baratangara cyane. Arababwira ati mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari baramushize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya i Galilaya, aho niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Amen. Reka dusenga Imana, hanyuma tuganire kuri aya magambo y'Imana. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi uhora utugirira uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo kutwemereye tukaba twongeye kongera kugera muri uyu mwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, usibye no kugira icyo mvuga no kubwira umuntu umwe byangora, Uwiteka Imana Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo ngeza ku bwoko bwawe. Ngaho mfasha, kandi abankurikiye bose nabo bagirire neza. Cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Dusomye amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Mariko. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko barabazanya bati ngo mbese ninde uza kutubirindurira cya gitare. Ariko ijambo nakuzanira riravuga ngo mbese urimo urashakira Yesu hehe? Muri iyi minsi urimo uramushakira he? Yesu urimo uramushakira he? Aba bantu bari abigishwa be, bari bagiye, Bibiliya iravuga ngo bari bagiye gushira indabo ku gituro.
ariko Bibiliya iratubwiye ngo nuko bagiye ngo basanga icyo gitare kirabirinduye, hari n'umuntu ucicayeho. Haleluya! Ntabwo Yesu akiri mu gituro, Yesu yarazutse. Shobora kuba uri gushakira Yesu ahantu atari. Muri iyi minsi urimo urashakira Yesu hehe? Haleluya, haleluya. Baravuga ngo mbese ninde utubirindurira igitare ko kiremereye? Ninde uza kukitubirindurira? Ariko ngo barebye babona icyo gitare ngo kibirinduriye hirya, ngo hari n'umuntu ucicayeho. Yesu nashimwe cyane. Igitare cyawe kukiriho cyangwa kikuri imbere, hari ugishoboye. Yesu nashimwe cyane. Nubwo ubona biremereye, nubwo ubona bikomeye, ariko hari ukirusha imbaraga icyo gitare. Baravuga ngo ninde ukitubirindurira? Ngo babona hararangaye, ngo barangije baratinya bagira ubwoba. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko bamaze gutinya, ngo uwababonye, uwabitegereje aravuga ngo mwitinya, ndabizi uwo mwashakaga ni Yesu w'i Nazareti. Ntakiri mu bapfuye, yazutse. Aravuga ngo nimugende muramusanga, ngo arababanziriza i Nazareti nk'uko byahanuwe, nk'uko byavuzwe. Ntakiri mu gituro, ntakiri hano, yagiye. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndakubaza ngo mbese muri iyi minsi urimo urashakira Yesu he? Aho nturi kumushakira aho atari. Paulo niwe wanditse aravuga ngo Yesu ntari kure y'umuntu uwo ari we wese. Bibiliya iravuga ngo aho ushobora kugeza akaboko kawe niho Imana iri. Byumvikana ko Imana itari kure yawe. Shobora kuba Yesu uri kumushakira aho atari, ariko Yesu arahari. Yesu yarazutse. Yesu arimo arakumva. Yesu ari hafi yawe. Aya magambo yatugaragariza yuko Yesu atapfuye, Yesu yazutse. Nubwo bari baramushinguye, byari ngombwa ko agomba gupfa kandi akazuka. Ni ibintu byari byarahanuwe n'abahanuzi. Yagombaga gupfa, nyuma y'iminsi 3 akazuka. Yiyeretse abigishwa be arababwira ati ntago tuza kubonana ntaragera kwa Data. Ni ibintu byari byarahanuwe, ni ibintu byari byaravuzwe, byari byanditswe. Bajyaga gushakira Yesu mu gituro. Bibiliya avuga ngo bajyaga gushyiraho indabo, bajyaga mbese kwibuka wabo wabapfuye wabavuyemo. Ariko nubwo bamukundaga, cyagaragaza yuko bamukundaga, niyo mpamvu bajyaga kujya ku gituro. Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko marayika babonye arababwira ngo ntakiri hano, Yesu yazutse. Yesu nashimwe cyane. Muri iyi minsi urimo urashakira Yesu hehe? Aho nturi kumushakiraho atari. Aho Yesu nturi kumushakiraho, nturi kumuha imbaraga adafite. Yesu ntumubona nk'umunyantege nke, ukaba uri kumubona nk'usinziriye, ukaba umukimufata nk'umuntu utariho, nk'umuntu wapfuye. Yesu yarazutse. Yesu afite imbaraga zo kubirindura icyo gitare kikuri imbere, zo kubirindura icyo gitare kikuriho. Yesu afite imbaraga zo gutamurura ibyo bikuri imbere ukabasha kureba imbere. Yesu afite imbaraga zo kubirindura ibyo bintu yarangiza akabyicaraho. Bibiliya yatubwiye ngo basanze acicayeho yakibirinduye, ngo nubwo cyari kinini, nubwo biremereye, nubwo ubona ari umusore muremure, ari umusozi muremure, ariko Yesu arawusumba. Yesu awurusha imbaraga. Yesu awurusha kuremera. Nubwo byakuremerera, ariko Yesu ntibimuremerera. Yesu nashimwe cyane.
Mana yigeze ibwira umusozi ngo ubwo wari uri imbere y'umugabo bita Zerubabeli, arawubwira ngo wa musozi wiyitiki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ntabwo uwo musozi ntabwo uremereye kuruta uriya. Arawubwira ngo uzahinduka ikibaya, uzahinduka igitangarirwa, kuko wishize imbere y'umugaragu wanjye. Yaragutegetse uriyika, Zerubabeli aratambuka. Ntabwo biremereye rero kuri Yesu, ahubwo urimo uramushakira hehe. Yesu nashimwe cyane. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu arahari kandi Yesu afite imbaraga, ahubwo urimo uramushakira hehe. Yesu nashimwe cyane. Reka tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 5. Hanyuma duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo habaho iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu aja i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo ryitwa Betesayida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi. Mana nishimwe cyane. Barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. 5. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. 6 niho nashakaga. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Jambo riravuze ngo mbese. Yesu amubonye nubwo yari amaze igihe kirekire arwaye, amubonye arabimenya. Nubwo yari amaze imyaka 38 arwaye, ariko Yesu amubonye arabimenya. Amenya ko amaze iyo myaka. Arangije aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Nanjye ndashaka kukubaza ngo mbese urimo urashakira Yesu hehe? Ko Yesu ibibazo urimo yabimenye. Yesu arabizi, Yesu arabireba, ahubwo urimo uramushakira hehe? Yesu nashimwe cyane. Bibiliya iratubwiye ngo ku ibaraza rya Salomo hariho amabaraza 5. Hari ku ikidendezi Bibiliya iratubwiye ngo cyitwaga Betesayida. Icyo kidendezi Bibiliya iratubwiye ngo rimwe na rimwe cyajyaga cyihinduriza. Ni rimwe na rimwe, ntabwo ari iminsi yose. Kandi Bibiliya iratubwiye ngo uwatangaga undi kujyamo niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose, ariko cyahindurizaga rimwe na rimwe. Haleluya. Ariko Yesu ntabwo akiza rimwe na rimwe, akiza buri munsi. Teka ryose Yesu arakiza. Aba bantu rero Bibiliya yatubwiye aya mabaraza 5, yatubwiye yuko aya mabaraza 5 yari ariho abarwayi batandukanye. Yari ariho impumyi, yari ariho ibipfamatwi, yari ariho abanyunyutse amaguru, yari ariho ibirema bitandukanye. Uko aya mabaraza 5 yari ameze, niko abarwayi bari bahuzuye. Kandi Yesu yarazi uburwayi bwabo. Mana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo nuko abantu bose bari bahanze amaso mu kidendezi. Mana nishimwe cyane. Abantu bose bari kureba mu kidendezi, ariko nyamara aho kureba ntabwo ariho Yesu ari. Ndimo ndakubaza ngo Yesu urimo uramushakira hehe? Yamazi yajyaga yihinduriza rimwe na rimwe, ntabwo ari buri munsi yihindurizaga. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo uwabanzagamo, uwatangagamo undi niwe wakiraga. Nubwo bajyaga ari 10, ariko uwa mbere
niwe wakiraga, bandi bakavamo badakize nubwo yabaga yageze. Yesu nashimwe cyane. Urimo urashakira Yesu hehe? Muri iyi minsi Yesu uri kumushakira he? Aho nturi gushakira Yesu aho atari. Bantu bose barebaga mu kidendezi, amaso yabo yaratumbiriye mu kidendezi, amaso yabo bose bari bategereje ko bakirira mu kidendezi, ariko nyamara ntabwo ariho Yesu aturuka, ntabwo ariho Yesu ari buze gukiriza. Marayika niwe wari wazaga akihinduriza mu mazi, ariko aho ureba siho Yesu aturuka, aho ureba siho Yesu areba. Bitekerezo byawe ntabwo ari byo bya Yesu, migambi yawe siyo y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nubwo ubona ko bitinze, nubwo ubona ko bikuremereye, nubwo ubona ko bigukomereye, ariko Yesu arabizi. Gutinda kwawe kubivamo Yesu arabibona nk'ibyoroshe. Muri icyo gitaro Yesu araje akicareho, Yesu araje akibirindure. Kibazo si imyaka, kibazo si ibihe. Haleluya! Ikibazo ni ukumenya aho Yesu agomba guturuka, naho ugomba gushakira Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu amubonye ngo arabimenya ko amaze imyaka 38, amenya igihe kirekire amaze arwaye. Yesu arabimenya ngo arangije aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Ese muri iki gitondo nawe urashaka gukira? Urashaka ko Yesu akwiyereka? Urashaka ko Yesu akwereka ibitangaza? Urashaka ko Yesu akwereka imirimo ye? Urashaka ko Yesu agukoraho? Ureke guhanga amaso aho Yesu atari. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Mana nihabwe icyubahiro. Yesu afite imbaraga, Yesu arakiza, Yesu arakomeye, Yesu abirindura igitara akakicaraho, Yesu yitsa imisozi. Bibiliya iravuga ngo akuri kuzimu kandi agashyirayo, kuko Yesu afite ubushobozi. Mugabo bita Daniel yaravuze ngo akora uko ashaka mu ngabo zo mu ijuru no mu isi, ntihagire uwo mubaza ngo arakora iki, kuko ari Imana ishobora byose. Yesu nashimwe cyane. Ngo amubonye ngo amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Yamurebye mu barwayi benshi. Uyu murwayi iyo ukurikiranye amateka ngo nta muntu yagiraga ngo wo kumunaga mu kidendezi, ngo abantu bose bari bafite ababo, buri muntu wese yari afite umurwaza kugira ngo amazi y'inihinduriza ngo amunagemo. Noneho ngo uyu muntu yamaze imyaka yose arwaye, nta muntu yagiraga. Haleluya! Reka nkubwire inshuti y'umusara, ushobora kuba nawe nta muntu ufite, nta mwene wanyu, uri imfubyi, uri umupfakazi, utagira shinge na rugero, nta muntu ufite, nta wugishina, nta n'uwakusura. Ariko reka nkubwire, mu ijuru hariho Yesu. Haleluya! Muririmbyi yararirimbye ngo mu ijuru mfiteyo umuntu mvugira, uwo nta wundi ni Yesu, niwe uduhuza n'Imana. Uwo nguwo rero aruta abo bose, aruta so na nyoko, aruta abavandimwe, aruta abo muvukana, kuko yakurebye akakureba mu mutima, amenya ikibazo ufite, akamenya n'igisubizo. Yesu nashimwe cyane. Arabaruta bose, kuko wakurebera kure kandi yumva gutaka, yumva gusenga, anamenya n'ibyo utamubwiye, kuko Bibiliya iravuga ngo amenyera kuri ibyo twibwira. Uyu nguyu arabimenya, ariko abavandimwe bo babimenya ari uko babasanze. Ndetse hari n'igihe ushobora kubasanga ntibaguha umwanya, ariko Yesu hari n'igihe aza utamuhamagaye. Haleluya! Uyu arabimenya ngo amubonye, arabimenya ko amaze igihe kirekire arwaye, kandi amenya ko nta muntu agira. Mana nishimwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Arabimenya, amenya ko nta murwaza agira, amenya ko nta wabo, amenya ko bamugezeje aha barigendera bamusiga ahangaha. Nawe rero areba ikidendezi kugira ngo agere bikaba ikibazo, kuko nta murwaza agira, ntawo kumuvugira, ntawo kumunagamo, nta no kumusindagiza, ntawo agira. Yesu amwitegereje mu barwayi, abona ko nta kirengera, nta kivugira afite. Arangije aramureba, arabimenya
ko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu nashimwe cyane. Mana nihabwe icyubahiro. Icyampa muri iki gitondo nawe Yesu akakureba. Cyampa muri iki gitondo Yesu akakwitegereza. Yesu aramureba, aramwitegereza ngo aramumenya. Arangije amaze kumwitegereza aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Mbese urashaka gukira? Yesu nashimwe cyane. Uri murashakira Yesu hehe muri iyi minsi? Aho ntiri kumushakira aho atari. Aho nturi kumushakira aho atari. Bantu bose bahanze amaso mu kidendezi. Bibiliya ngo nuko iratubwira ngo Yesu azana amaguru. Haleluya. Yesu ntabwo yaje ngo yigaragarize mu kidendezi. Yesu azana amaguru, arangije araza aramubwira ngo urashaka gukira. Umugabo atangiye gukomanta, aramubwira ngo abafite ababo ngo nibo babanagamo, ngo nuko ngo bagakira, ngo ariko njyewe nta muntu ngira wo kunagamo. Yesu aramubwira ngo icyo si cyo kibazo, urashaka gukira. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Ese muri iki gitondo nawe urashaka gukira? Yesu ntabwo aza mu mazi. Yesu ntabwo aturuka mu kidendezi. Yesu azana amaguru. Bibiliya iratubwira ngo nuko araza aramubwira ngo noneho ikorera uburiri bwawe wigendere. Haleluya. Aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Umugabo yikorera uburiri bwe arigendera. Arangije abarwayi basigara aho ngaho bari bafite ababo. Yesu nashimwe cyane. Yesu yasanze hari ibintu cyishingikirizaho. Yesu ntagukoraho. Yesu ashaka kuba uri wenyine, ari we wenyine uhanzaho amaso. Yesu arashaka ko ari uhangamaho amaso. Yesu ashaka ko ari we werekezaho umutima wawe n'imbaraga zawe zose. Ntabwo ashaka ko hari ibindi wishingikirizaho. Bibiliya ngo abafite ababo niko yamubwiraga. Na Yesu yaramubonye asanga ntawe afite. Amaze igihe kirekire arwaye, nta muntu afite. Abafite babo arabareka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yaramurebye abona amaze igihe kinini kirekire. Amutoranya mu bandi kuko bari bafite ababo, bari bafite ababanagamo, bari bafite ababarwaza, bari bafite ababazanira akantu, bari bafite ababazanira kubarwaza. Ufite umuzanira umugati, umuzanira akaji, ako kunywa, ako kurya. Ariko uyu ntawe yagiraga, wenda bamuhaga ibyo bashigaje. Mana nihimbazwe cyane. Yesu ngo amureba ari kure cyane, aramwitegereza. Abona aragowe, abona yararenganye, abona araruhijwe, abona ameze nabi, abona ntawe umwitaho, abona ntawe umusura, abona amaganya ye, abona agahinda ke, abona nta kindi usibye ko yamurengera, usibye ko yamukiza. N'imyaka yari ibaye myinshi. Ngo Yesu azana amaguru, arangije ngo amukoraho, aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Yesu nashimwe cyane. Yesu uri muramushakira hehe? Aho ntuhanze amaso mu kidendezi, aho ntuhanze amaso ku bantu. Yesu ntashaka ibyishingikirizo. Yesu ntashaka impamvu. Yesu arashaka kumutumbira. Yesu arashaka kumureba, ukamufata nk'umunyembaraga, ukamufata nk'ushoboye. Icyo gitara arakibirindura. Muri iki gitondo arakicaraho, muri iki gitondo arakibirindura, muri iki gitondo arakikuvanaho. Nawe uragaragara nubwo iminsi yarishize ari myinshi, igitare kikubundikiye, ariko Yesu aragikuraho. Yesu arakicarira. Yesu arabishoboye. Haleluya. Ibyawe arabishoboye, ibyawe arabyicaraho. Iki gitare muri iki gitondo Yesu arakicaraho. Numwemerera, Yesu arakicaraho. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro.
wihanga amaso ku bantu, wihanga amaso ku bitagira umumaro, wihanga amaso ku bidafatika. Oya, ibyo Yesu ntashaka kubirebaho. Yesu arashaka kumutumbira, Yesu arashaka kumureba. Yesu niwe byose. Bibiliya iravuga ngo Yesu ni byose kumufite. Yesu arahagije, Yesu arahagije kuri wo, Yesu ahagije kuri ubwo burwayi, Yesu ahagije ku burwayi bwawe, ku bukene bwawe. Yesu arahagije. Nubwo waba ushaka akazi, Yesu atanga akazi. Ibyo Yesu byose arabishoboye. Arashaka kumuhanga amaso. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Mana nihimbazwe. Yesu arashaka kumuhanga amaso. Yesu arashaka kumuhanga amaso. Yesu uri muramushakira hehe muri iyi misi ya none? Aho nturi mushakira Yesu aho atari. Yesu ntabwo ashaka kumubangekanya. Mu itangiriro Yesu, Imana niyo yabwiye Abisirayeli, iravuga ngo ndi Imana ifuha. Yesu arafuha. Iyo Yesu atangiye kubona umubangekanya, Yesu arigendera, n'umwuka wera akigendera, ugasigarane n'Imana, kuko abantu bose n'ab'Imana. Yesu arashaka kutamubangekanya, arashaka kumugira nyambere muri byose, ukamugira umunyembaraga, ukamuhanga amaso, ukamuha agaciro mu byawe, ukamuha agaciro mu bugingo bwawe, ukamuha agaciro mu buzima bwawe. Yesu arashaka kumuhanga amaso. Yesu arashaka ko ari we ureba. Yesu nashimwe cyane. Nshuti y'umusaraba, hanga amaso Yesu, hanga amaso Imana, hanga amaso Yesu. Reka guhanga amaso ku bantu, reka guhanga amaso ku bintu. Ibintu birashira, abantu baragenda bakakuvaho, abantu bakuvaho. Hari igihe abantu baza, hari ibyo bagukeneyeho, babibura bakagenda, ariko Yesu ntiyakureka, kuko Yesu we ni wowe ashaka. Ntabwo Yesu yagushatse kubera ibintu agushakaho. Yesu azi imbaraga zawe, Yesu azi ubukene bwawe. Yaje rero agushaka, ntabwo yaje ashaka ibintu. Yaje mu ntege nke zawe, kuko Yesu azakugira umunyembaraga ariko umaze kumwereka intege nke zawe. Yesu nashimwe cyane. Yesu numwereka imbaraga azakwihorera, kuko Yesu ntabwo akorana n'abanyembaraga, akoranya n'abanyentege nke, yarangiza akabagira abanyembaraga. Niko Yesu akora. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahamagara abaswa, ariko ntakorana n'abaswa. Ahamagara ibisenzegeri, yarangira akabigira ibinyambaraga, abafite imbaraga. Niko Yesu akora. Nushaka gukorana n'Imana, nushaka gukorana na Yesu, ubanze wicishe bugufi, ubanze ube umunyantege nke, umwereke ko udashoboye. Numwereka ko udashoboye, azagushoboza. Kuko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Numwereka ko ushoboye, azakureka. Ariko numwereka ko udashoboye, azagushobora. Numwereka aho uhagaze, azaguhagarika kandi azagukomeza. Azagushingira inkingi, azagushingira urugabano, azagushingira imbago. Ntawe uzakuvogera, kuko uzaba umweretse ko udashoboye, nawe azaza gushoboza. Kuko nta kindi kimubeshejeho. Yesu nuko ushoboza abadashoboye. Yesu nashimwe cyane. Mana nihimbaza. Urimo urashakira Yesu hehe? Mwemerere umutumbire, mwemerere umurebe, ureke guhanga amaso aho Yesu atari, guhanga amaso ku bintu, guhanga amaso ku bantu. Oya, siko Yesu akora. Yesu arashaka kumuhanga amaso, ukamutumira, ukamureba we wenyine. We wenyine arihagije. Yesu arihagije. Yesu arashoboye. Yesu ni izina rikomeye twahawe munsi y'ijuru, twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo, ryo gukiriramo, ryo kwambariramo imbaraga. Iri zina ryageze n'ikuzimu, ikuzimu babimenye, bamenye iri zina ko rigezeyo, nuko ngo bahinda umushitsi kubera iri zina ryari rigezeyo. Ni izina rya Yesu. Hanga amaso Yesu, hanga amaso Yesu.
muhanga amaso, arihagije, arashoboye, ibyawe arabishoboye, ibyanjye arabishoboye. Upfa kumuhanga amaso, upfa kumwemerera, ukamuhanga amaso. Yesu nashimwe cyane. Reka kureba ko bidafatika. Nakubwiraga ngo Yesu urimo uramushakira hehe? Yesu urimo uramushakira hehe? Yesu urimo uramushakira hehe, nshuti y'umusaraba? Yesu urimo uramushakira hehe? Aho nturi kumushakira aho atari. Marayika abwira aba bantu bari bazanye indabyo, arababwira ngo ndabizi ko mwashakaga Yesu w'i Nazareti, ariko ntakiri hano. Haleluya! Ntakiri hano. Yesu ntaba mu bapfuye. Yesu ntabi kuzimu. Yesu ari mu ijuru ku Mana. Yaranesheje rupfu na kuzimu. Ari mu ijuru ku Mana, afite imbaraga. Yumva ibyo tuvuga iteka ryose. Iteka ryose iyo tumuhamagaye araza, kuko nicyo cyamuzanye. Niwe ncungu yacu. Nta kindi kimubeshejeho, ni ukudutabara, ni ukudukiza, ni ukudutabara mu makuba no mu byago. Mana nishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi cyane, ariko Uwiteka yamukiza muri byose. Humura nshuti y'umusaraba, humura, 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 humura. Yesu ari ku ngoma. Yesu yaratsinze. Mu byo Yesu yatsinze n'ibyawe birimo. Mu byo Yesu yanesheje n'ibyo ureba birimo. N'ibyo bikugarije Yesu, mu byo yatsinze n'ibyo birimo. Yesu araje abyicarire. Yesu araje abibirindure abyicariho. Abifiteho ubutware, abifiteho ububasha. Yesu nashimwe cyane. Uko yararejo Yesu n'uyu munsi nikore. Marayika yatumye kugira ngo azabe yurindura igitare, ntabwo uyu marayika yarangije umurimo we, kuko itorero racyari mu isi, umugeni wa Kristo aracyari mu isi. Uyu marayika rero arongera mutume n'icyo cyawe yongera kibirindura cyicareho. Imana nihimbaza. Haleluya! Uyu marayika aracyakora, ntabwo ararangiza umurimo we. Umurimo we ni wo kwicarira ibyo byawe. Nubundi araje amwohereze, araje amutume, nubundi yongera acegure cyicareho, kuko afite ububasha, kuko atumwe na Yesu. Atumwe na Yesu mu butware, atumwe na Yesu. Araje yongera mutume, yongera mutume n'icyo cyicareho.